Ushaka kuvuga buku kwitwa nataka kurabuzi ewa ngwata kwa gato ari ndirimbo za Bruce Melody ni uraho buzijyaga bebe uretse kugera gato uretse wabwiwe n'ikiko muri mugabo bari bugutegere wowe mubwira indirimbo za Bruce Melody wabwiwe n'ikiko bari buze wowe uretse gato wabwiwe n'ikiko bari buze kuza Musanze wayibonye gute? Musanze nuko ari wotuka ugira umwe Musanze muri kare uri mu muziki yaje kugenda gutorera kwa mufirime mu muziki kuri dofere utamara wose ukabona mu muziki byo mu Bruce the Ben twagiye ufana mero The Bone and Bruce Melody ndi hamwe n'umuntu hano abenshi bazijwe ariko amaze gushaka n'amazina gagiye najya mbwira abantu ngo nizeye ko bameze neza mwese abantu dukiriye abakwibuka yuko twasumva muri hose mwebwe muri make mu majyaruguru iburengerazuba n'abantu bari mu ntara yacu ya gatandatu muziki ubundi abantu bakomeretswa kuri CDTV mu Kiranga nabo nyaba biba ngombwa ko umuntu arakura igihe kikagera akimura urugo iruhande rwawe hari umumama umwe mu bantu bafite akabari akajyana chano yitwa Men Empire noneho saa sita arakumenya hano tugiye kuganira Musa namaze yibwira abantu yitwa Mami kuri Men Empire Shop Men Empire tukichaka Hombara Restaurant Company Limited n'ibindi bintu byose bitandukanye niyo turi mu murimo witwa niyo turi buze kujya abantu benshi ibi bitabo biki mu ntara y'Amajyaruguru by'umwihariko byahereye mu karere ka Musanze mu by'ubukerarugendo ese mwasanga ari umukino wa showbiz ngira ngo nk'ibisanzwe n'ubundi nubwo Bruce Melody yagiye abitangaza cyangwa se n'abakiriya bose bagiye babitangaza ni umujyi wose bagiye bazamuriramo showbiz yabo bakavuga bati niho hantu honyine twagiye tubona ko byagenze neza ni uburyo bwiza bwo kugira ngo bwongere gushyushya muri Musanze kandi abantu benshi cyane baba bakumbuye Musanze umuntu ageze yahita yumva amafu barimo kureba ibirunga barimo kubona ibyiza byose bitatse igihugu cy'u Rwanda kandi icyiza kinaryoshye kirimo ubona ko abantu bose baritabira turimo kwitegura umuhango wo kwita izina abana b'ingagi bavutse kuri wowe nk'ukora bizinesi ukaba n'umwe mu bakoresha munandasi cyane bisobanuye umunsi wa none n'iki ikintu cya mbere byatumye twaboneyemo amafaranga twese nimba abakerarugendo baje mu gihugu cyacu bivuze ngo natwe abacuruzi b'imyenda tubona abakiriya benshi tukabona amafaranga ikindi nimba abantu benshi baje mu ntara yacu y'Amajyaruguru hano i Musanze bivuze ngo abakiriya barushaho kwiyongera bakagenda bamenya neza ibyo dukora twaje kubona showbiz ya Kigali yose yahagurutse nta munyamakuru asigaye gukora showbiz ibi bishatse kuvuga iki ni urukundo cyangwa muri mu kazi bisanzwe bishatse gusobanura yuko n'ubundi nk'ibisanzwe yaba Bruce Melody cyangwa se The Ben ni abahanzi bakuru kandi bakomeye yaba mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko naho muri Musanze mwese murabizi neza ko Bruce Melody cyangwa The Ben n'abahanzi bahora bahanganye yaba kuryohereza abanyarwanda yaba mu ndirimbo zabo usanga ari abantu babiri bahora bagendana umunsi ku wundi so bivuze ngo niba ukora entertainment umunsi wa none ukaba uri mu mujyi wa Kigali utisanze hano muri Musanze byaba bitangaje cyane entertainment yawe yaba iri hasi cyane kuko niba twafashe no gufata umwami uzafata inzuki cyangwa se ufate bya bindi bigendera hamwe byose umwamikazi wabyo bitari bikurikira so bivuze ngo umunyamakuru w'abakiriya cyangwa umuntu wese ukunda showbiz y'u Rwanda kuva Ben na Bruce Melody bagiye ukongeraho kitoko bibarwa ukunzwe n'abantu benshi cyane ukongeraho bwiza mu mukobwa nawe ukunzwe n'abantu benshi cyane ahantu bagiye nta gitangaza kuba wajya kuri stage masaha ya stage wenda guteza ko byiza ashobora kumanza cyangwa akabanza benshi bati kitoko ashobora gusura abantu bitwa abahanzi bakuru bateganya igitambo bagiye agakirukanye kandi akere irembe muzehe ibi ngibi bishatse kuvuga iki kuri kitoko uzwi mu Kinigi
raporo ya debeni kuvuga abantu b'i Kigali itangaza kirimo kuvuga ngo kuba bakora indirimbo abaturage bose bakazamuka bakavugira hejuru bisobanuye ko indirimbo yakunzwe cyane. Ni kimwe n'uko uyu munsi wa radiyo babiri bashobora kuza ahangaha yaririmba indirimbo ugasanga abaturage bose barazamutse, ariko ntabwo bisobanuye ko ariwe muhanzi uri hejuru cyane kurusha debeni cyangwa kuri Kigali. N'ibisanzwe neza ko yaba Kitoko bo muri generasiyo imwe nabo yaba n'abandi bose batambutse bo muri generasiyo imwe nabo, ariko uyu munsi wa radiyo turimo tubona debeni arimo gushaka kongera guhangana na Bruce Melody. Bruce Melody arimo gushaka guhangana n'umuntu yagiye akura afana, ntabwo twabura kubivuga, so ntekereza ko uyu turaza kuza kubona akantu ntabwo tuze kugarukaho by'umwihariko cyihariye. Hari abanyamakuru cyangwa se abakontenti twabonye abandi bahagazemo, abitwa ba Unika, abitwa ba Birande, tuba bazamura n'ibyapa. Uyu mubyeyi nagatumva ukuntu umunyamakuru apfa n'umuhanzi runaka bakute n'agatumva gute. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda His Excellency Paul Kagame afana ikipe ya Arsenal agafana Paris Saint-Germain. Iyo zahuye aravuga ati Imana ishimwe ko yagari visit Rwanda, ariko buriya Arsenal iza guhura wenda igahura n'amani wari kukubaza ntabwo ari gutinya kuba arimo gufana Arsenal inyungu rusange z'abaturage nyamwinshi. So kuba umuntu yaba ari umuntu ukura amarangamutima ye akazi gahura gakora neza n'ibirengagiza ko debeni yakoze byiza, n'ibirengagiza ko Bruce Melody umunsi wa byateguye, ariko kuba urimo gufata Bruce cyangwa se ufana debeni nta cyakubuza. Ntekereza ko ikibi ni uko waza kugaragaza mu gukora inkuru yawe ukabogama, utabogamye mu gukora inkuru ariko tuboga mu marangamutima yawe nta gitangaza kirimo cyangwa se nanjye ngewe ubundi mba numva abanyamakuru kereka ari nk'ibintu bibi cyane bariko baramamaza, niyo mpamvu mba numva nyine batajya ku ruhande rumwe ngo bajya ku rundi, ariko niba ari ibintu bijyanye n'amarangamutima ngewe byarantangaje mbonye abanyamakuru b'urubuga rw'imikino ujye wumva barimo baravuga urubuga rw'imikino niko harimo n'akantu ko gufana, byarantangaje cyane. Ubu bakajya bavuga nk'abanyamakuru nanone iyo uri gutangaza amakuru utagakwiye kubogama, ibyo niko mbyumva. Utangaza ubu ikibazo cyaba ari nko kuvuga ngo umunsi wa none umunyamakuru ugeze aha ngaha agiye gukoresha ba debeni kubera ko afana debeni ntakoresha Bruce Melody, aho ngaho waba wirengagije icyakuzanye, ariko kuba wakoresha Bruce Melody ugakoresha n'aba debeni nta gitangaza kirimo. Hari ikintu nenga ngewe nka opinion yanjye, abategura ibitaramo hari ikintu batakoze icyo bita mu bisonorizasiyo, kuko bari mu ntara z'icyaro bakoresha cyane murandasi mu kwamamaza, ntibigeze bakoresha on the village. Hari abaturage benshi habaye kuri stade nta makuru bafite, ariko imodoka inyuzemo yamamaza abantu benshi barabimenya. Bishatse kuvuga iki? Kuba abari gufasha Bruce Melody mu bitaramo bataratekereje ko imodoka yaza, nk'uko tubona za Uganda Kenya na Kenya usanga bafashe ikimodoka kinini bakayitaka bari abahanzi bakagerageza kwamamaza. Icyo njye nabonye cyo wenda wowe sinzi aho wari uri kuri icyo kintu cyo kwamamaza bakoresheje imodoka baragikoresha yego naho hose za kamuza bari barimo baratembera, wenda sinzi nimba bageze za Gisentere za Burera, ariko njyaho nabashije kubona icyo kintu cyabaye. Okay, ubwo hari abatageze ubona ko mwiteze yanze n'abari nuko muri match wenda ntabwo nzi niba nta mpamvu ko amasaha hagati y'amacyaha bitewe n'uko abantu bacu batari bahagera, cyangwa ugasanga n'abandi bantu bose barimo gukina imirimo. Twibukiranye neza twashidikanya yuko uyu munsi wa none amasaha batwongereyeho, hari amasaha batwongereyeho kuza kugira ngo baze kuri igikombe cy'isi. So bivuze ngo uyu munsi wa none nta kibazo. uragibuka yitwa Paul Peter waje gukora iki hano?
cyangwa akenshi bajya bibaza ngo kugira ngo umuntu ajye gukunda umuntu biterwa n'iki bizamuga gute wowe byakuze no gute gukunda rero wenge byaje no gushaka imiti akikindi ibyo byaje cyangwa ari baje Musanze nawe mutuzi nabo mfite kubabona n'ubwa mbere ugiye kubabona wenge butaga barabwishe ese bakubwiye yuko Musanze babonye oya burishe buriya akamoto yo gutanga Kera muvuga ko witwa uramuzi oya ngo batakaza gato ari indirimbo za gospel ni urababuze cyangwa bebe uretse kugera gato wabwiwe n'ikigo muri mugabo bari bugutegere wowe mubwira indirimbo za kwemera zose wabwiwe n'ikigo bari buze kuza agiye nyamara wowe wese gato wabwiwe n'ikigo bari buze kuza ibyo wahanze yakubwiye yuko ari gutegura akamuto none se waba kuganira ukamusuhuza oya nta kibazo bagiye ahubwo kugira umwe wakuwe n'ikigo bari buze abibwiye none wabikubwiye abaturage n'abaturage aba bantu bavuze ko hari ikibazo bajya babukeneye bavuga ko president baratumira baramukuta ukuri ese burya kugira bakuze agiye mu rugo kandi atabonye isomero mu rugo bari kubishaka bambwiye ko turi kumwe namubonye ni Peter na Paul na Andrea babigana amasezerano asigaye ari nayo makuru ari nayo makuru kuri mbere kwa cyane so busy Musanze rero abana bari hejuru cyane abana bose nabo muri baturutse Kigali kuri baturutse yewe cyo mbona cyo wenda ubuntu no kugera mbona abantu bari hanga abanyamusanze baratuza kuza kubabona mu kanya abanyamusanze baratuza kuza kubabona mu kanya ariko kugeza akanya nanone ndacyarimo kubona ngira abantu benshi barimo kuzana imodoka zirimo guturuka Kigali abese bari guturuka Kigali ariko n'ubundi abantu bino muri aya masaha yo kuzereka tuza katarangiye kuko n'ubundi nibo abantu bakunda ibirori ba mbere ariko n'ubundi hashobora kuba harabaye n'ikibazo cyo kuba marketing yaho y'ibi bintu yarabaye nziza ukuri kuko ugerageza no kuranya Musanze bakunda ibirori badakwiye gukosora uburyo bwo kwamamaza ibi bitaramo bye imyamamarize mu karere ka Musanze nubwo ariko bwa mbere wenda ntabwo ndamukwemerera icyo kintu iri hasi bikwiye mu wa Musanze reka tuvuge yuko wenda kubera ko ari ntakiyo n'ibyo byose wenda utundi turere bizagenda guhindagurika bitagenda neza ndetse nakureka nanjye no kuvuga kutundi ahubwo ugiye cyane kwagaranye cyane kuvuga so comment ye urashyikire kuri cyane uyu munsi wa none abantu bose barabona n'akarabundi unafite press aya mwindi bari imbere ya kamera tujya no kwitsinda ikibazo azahaye muri Made Shop bose gushyigikira kandi nta mwana kuva mu afite ibintu bye byose ni gake gake kandi umuntu kurusha iyo ikintu kimwe cyagenda neza twizeye ko ushaka Musanze amaze kugenda neza murakoze cyane ndashaka kubana nawe umunsi yakusoza kufata oya igitaramo salama Musanze wayibonye gute Musanze nuko ari wotuka ugira umwe Musanze muri gare neza ari
Munyamusaga. Mama kwa sawa. Icyo bita Iris Rwanda TV. Iris. Iris ya atari ya Jado. Yitwa Iris Rwanda TV. Wow. Kora gafilm. Okay. Waje ko Munyamusaga. Uri ruri aho bigaye. None Munyamusaga ni wacu na muri kare kwese. Namwe muto. Bimeze biteze mbwira uko mabonye Abanyamusaga hano. Musanze ku mashowa bateye ubwoba. Ntabwo arimo yakunda gushya. Ariko ndagerageje kuza agira ibyo yikora. Nawe uri Tiger B. Yewe ni umukunzi w'umuziki nyarwanda. By'umwihariko byarangiye kubera hano maze iminsi nkendera mu makaritsiye abenshi bashaka Kitoko kurusha The Ben na Bruce Melody. Kitoko ubu Agakecuru kanje. Ese ni mesaje mahari. Mbere bakavuga. Yema ni kuvuga munsi. Nakito ntabwo muzi. Oya ntabwo muzi. Ahubwo se generasiyo yanjye. Yavutse nyuma. Niwe promota ndashaka kugira ngo tubwire by'umwihariko we guca ku ruhande. Iyo audience rero mwiteze mu kwikiza imbaraga byashyizwemo. Iyi audience muri kubona hano niyo mwari mwiteze mu kwikiza ukuntu imbaraga zashyizwemo kwamamaza mu gutegura. None Tom yabiteguye ntabwo tubizi kabisa. Baka bakizemo uko nyine n'izi. Niba ubona urabona bihagije. Ariko kimwe n'umuvandimwe wa Bruce Melody Shema yamubaza Shema imeze karambye hano kumukana na Bruce Musanze ayibonye gutya cya Musanze ni shoka ahubwo se ni gutya bisanzwe bimeze niko no Musanze ngenda ndabona abantu ari bacyakora ko yabona niteze niba rwa masaki makeya ntabwo ariko n'abangane Shema ni na Musanze ariko uzigaye cyo ya Vestina Dorcas hano muri stade ku yari imeze kuko nakeka no ko bavuke nari yo mpamvu mwaje ahubwo niko bakunze none hano Kigali haturutse amakwata arenze 30 bana bishe kuyamumuze nibyo usobanutse ndimo kwivuga hagati ya Bruce na The Ben yafata inunda arabakubonye kuri kamera rero wababwira amazina yawe Shema nanjye mugitondo ndazukireba urayikirira ushaka aho cyane Shema ukurikije yitabiriye ahantu hagiye ujya muri gahunda yawe na muzika umunsi wa none The Ben agiye kwinjira mu majyaruguru nubwo yitabiriye igitaramo na 17 mu ntara ariko biratandukanye n'uyu munsi wa none aho ngaho witeze hagati ya Bruce na The Ben cyangwa shaka Abanyamusanze uburyo bavibinga yego urundi rubanza rwaza nyuma maze kuranga ubona rwanda wacakiza hakiri kare urabanza ndebereze zitatu urabanza rero ziri mu masaha make y'Abanyamusanze niyo bakina baratangira gukora bataha kugira ngo bageze hano saa 5 muri stade saa 4 zageza atarama mu muhanda shoma yabwiye ko iri sangahe saa 8 turi Abanyafurika reka mujye muri tugende wamubonye muza Tashomoto Njuga Tashomoto ijambo rimwe tubona muri filime muri filime ariko mbona mu muziki uri mu muziki yaje kugenda gutorera kwa mu filime ubundi muziki producer utamara wese ukabona mu muziki ibyo muntu Bruce The Ben twagiye ufana melody nawe yifashe nabi ntabwo urabyumva na bene urusaku rwa Bruce The Ben ntabwo yacitse na biciye aho umutima wawe twawumvise umusore yamusanze usanzwe uzitabira yitabira ibirori ariko bano ni bake kurenza abona nziza hanze hariho benshi abari kuri benshi abari kuri ibikoresho adesho adeva adeva buri kimwe cyose Njuga asante asante merci